mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutaratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. Niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni Inkorane TV. Tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. Gupfa, gutaha, gutanga, gutabaruka. Gusinzira, kuva mu mubiri kujya mu ijuru. Kuva ibuntu kujya ibuzimu, kwitaba Imana. izi ni imvugo twebwe abanyarwanda dukunda gukoresha dushaka kuvuga ikintu kimwe, urupfu. Nibyo, izi ni imvugo zikoreshwa mu mico myinshi cyane cyane mu muco nyarwanda, ziganisha ku kintu kimwe cyiswe urupfu. Benshi bararutinya kandi reka barutinye bifite ishingiro, kuko benshi batarusobanukirwa kandi umunsi ku munsi, umunota ku munota, isaha ku isaha rugakomeza kudukoramo umusubirizo rudutwara abo dukunda ndetse natwe ubwacu. Uyu munsi wakubaza igihe wavukiye, byakorohera cyane kumubwira itariki wavutseho nubwo utari uhari igihe wavukaga, ariko byanze bikunze warakimenye. Ariko ku rundi ruhande, uwakubaza igihe uzapfira ubanza byakugora cyane kumubonera igisubizo, atari uko utazapfa ahubwo kuko utazi igihe uzapfira, cyangwa se ukaba uri mu mubare munini w'abadashaka na gato kubitekerezaho kuko bibatera ubwoba. nimucyo tureke gufata urupfu nk'ikintu kidasanzwe, nimuze turumenye kandi turumenyere. nimureke ntihakabeho ikintu icyo ari cyo cyose cyakwibasira ibitekerezo byacu kurusha urupfu. Buri kanya nimucyo tugire ishusho yarwo mu myumvire yacu mu buryo bwose bushoboka. Aho urupfu rudutegerereje ntituhazi, rero nimucyo turutegerereza ahantu hose. Gutekereza ku rupfu ni ugutekereza ku bwigenge bwacu. Uwamenye urupfu yatandukanye n'ubucakara bwarwo. Kumenya urupfu bidutandukanya n'ububata bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Ibyo byavuzwe na Michel de Montaigne. Niba ubuzima bwacu n'ubw'ibindi binyabuzima bufite abanzi benshi, birashoboka ko umwanzi nomero ya mbere akaba n'umwanzi ntakumirwa ari urupfu. Rutwara abasaza n'abakecuru, rugatwara abagabo n'abagore, rugatwara abasore n'inkumi, ariko ntirugarukiraho, rugatwara n'abana. Ariko se urupfu ni iki? Rwaturutse hehe? Rwinjiye ryari gute mu buzima bwacu abantu? Kuki rwakomeje kutwibasira no kuba ntakumirwa? Haba hari amahirwe y'uko iki cyago cyatuziye kandi cyatwibasiye tuzagera ubwo tugitsinda? Ikibazo cyacu abantu ni uko tuzi neza ko tuzapfa nubwo tutazi igihe bizabera n'uburyo bizacamo. Tukaba tutifuza kubyinjiramo cyane ngo nabyo ahubwo tubibyaze undi musaruro muri ubu buzima. Ni nko kuba ku cyambu cy'inyanja ariko tukananirwa kukibyaza umusaruro, ahubwo tukagitera umugongo. Ibi byavuzwe n'umwanditsi w'umunyamerika Robert Greene. Intego y'iki kiganiro mu ruhererekane rw'ibice byinshi bikigize ni ukurushaho kubyinjiramo cyane ndetse tukanabibyaza umusaruro w'ingirakamaro muri ubu buzima, kandi ibyo biri mu bushobozi bwacu. Intego rero ni ukubyaza urupfu umusaruro nk'uko wabyaza umusaruro icyambu ufite ku nyanja. Tuzarebera hamwe icyo urupfu ari cyo, aho rwaturutse n'uko rwinjiye mu buzima bw'abantu, uko abantu barwakiriye n'uko bakomeje kurufata mu mico itandukanye yabo. Hanyuma ariko tuzanarebera hamwe imiterere y'intambara ikomeje gufata intera y'abantu biyemeje kurwanya no guhangana n'urupfu, mu ntumbero y'uko byibuze mu mwaka wa 2050 cyangwa se 2100 abantu bazaba bafite ubushobozi bwo kurama kugera ku myaka 500. Ibi bibutabizi uzabimenyera muri iki kiganiro.
ariko rwose ngo ntago waragahanze ikinyejana cya 21 intambara yo gukuraho urupfu irakataje. Hari amatsinda y'abantu batari bake bemeje ko n'iyo ikinyejana cya 21 cyarangira urupfu rutaboneye umuti cyangwa urukingo birushyiraho iherezo, byibuze haboneka ibituma rutinda kutugeraho, ku buryo twebwe abantu twajya turama imyaka nk'ijana kugeza ku myaka 500. Mu rugendo rw'imyaka myinshi rwa muntu, twebwe abantu twahuye na byinshi, twibaza byinshi, bimwe turabimenya ibindi biratuyobera. Muri byinshi twibajije bikatubera amayobera, harimo n'ubu buzima tubamo, kuko bitatworohera kumva neza inkomoko yabwo, imiterere yabwo, ariko by'umwihariko ntitwumva iherezo ryabwo. Ibyo nibyo byatumye abakurambere bahimba uburyo bwo kubisobanura, barema Imana, bakajya bibwira ko arizo zibiri inyuma byose. Gusa amatsiko ntiyagarukiye aho, ndetse n'uyu munsi twebwe abantu ntiturashira ayo matsiko. Gusa kuri bamwe muri twe iherezo ry'ubuzima nicyo twise urupfu. Hari n'abavuga ko intego ya nyuma y'ubu buzima ari ugupfa, bityo tukaba twaravutse tugakura kugira ngo mu iherezo dupfe. Ariko se iki cyiswe urupfu ni igiki? Rukomoka hehe? Rwatujemo ryari? Ruzanywe nande? Kuki mu by'ukuri dupfa? Iyo dupfuye tujya hehe? Ese iyo dupfuye biba birangiye cyangwa hari ibikurikiraho? Haba hari abantu bapfa bakazuka cyangwa bakagaruka mu buzima? Ese birashoboka ko iki cyago cyatuziye twagitsinda? Ibi byose ni ibibazo benshi bibaza kandi twiteguye gusubiza muri ibi biganiro. Byaravuzwe ngo ubuzima ni urugendo ruhoraho rwo gupfa, bityo twese turi muri urwo rugendo rwo gupfa. Bitekerezwa ko ubwo ari kimwe mu bishyira abantu mu bubata, ku buryo uwakiza abantu ubwoba yaba bakijije byinshi. Ariko rero byagaragaye ko ibyo abantu dutinya biri mu byiciro bibiri by'ingenzi. Abantu dutinya ibyo tudafite ububasha bwo gutsinda, cyangwa se tudafiteho ububasha. Ariko ku rundi ruhande abantu dutinya ikintu cyose tutazi cyangwa se tudasobanukiwe. Izi ngingo zombi zisobanura impamvu twebwe abantu twimitse ubwoba bw'urupfu, kuko kugeza ubu usibye ko tutarasobanukirwa n'icyo gitangaza kidukura mu kindi gitangaza cyitwa ubuzima, kikatujyana aho tutazi, nta nubwo turabona ubushobozi bukidutsindira. Nibyo, niba twebwe abantu dutinya ibyo tutazi, ni ukuvuga ko no kujya aho tutazi kuri twebwe abantu biteye ubwoba ubwabyo. Birashoboka ko nawe ukurikiye iki kiganiro, iyo utekereje ko uzapfa ufatwa n'ubwoba. Ubusanzwe tuba mu buzima mu buryo bw'uburangare, bw'inzozi bwirebaho gusa. Imyumvire yacu nta kindi yibera munsi ibyo bitangaza n'umunyenga w'ibitabaho bidutandukanya n'ukuri. Ibi bituma iyo ukuri ku rupfu kutwigaragarije dukubitwa n'inkuba nk'abagwiriwe n'ijuru. Kuvugwa imisemburo ya adrenaline ivurwa ku bwinshi, maze amaraso agasunikwa ku muvuduko ukabije agera ku bwonko, bigatuma bugira ubushobozi bwo gutumbira cyane maze bugatangira kubona ibintu mu mwuzuro wabyo. Dutangira kubona abantu mu rundi rumuri rushya, tugatangira kubona uko buri kintu kigira igihe cyacyo kandi ko ari kigufi, bikongera amarangamutima yacu. Igihe cyose tudashaka no gutekereza ku rupfu, umuhangayiko wacu wongerwa no kutamenya imiterere yarwo, inkomoko yarwo n'iherezo ryarwo. Kutamenya igihe ruzazira bituma ahazaza hacu harushaho kurangwa n'umwijima mwinshi, bikadukururira umuhangayiko no kubabazwa n'ubuzima busa nkaho nta ntego igaragara bufite, kandi twarabwisanzemo tudashobora kubwikuramo. Mu mwaka w'1849, umusore w'umurusiya w'umwanditsi w'imyaka 27 witwaga Fyodor Dost yarafunzwe ashinjwa ibyaha birimo kugirira nabi ubutegetsi. We na bagenzi be bafatanyije icyaha baje kwisanga ahantu hitwaga mpande enye ya St Petersburg, babwirwa ko habura amasaha make bakicwa kuko igihano bari bahawe ari icy'urupfu. Iki gihano cyaje mu buryo butunguranye. Dost yari afite iminota mike yo kwitegura urwo rupfu.
Muri iyo minota mike Doste yagize ibyiyumviro atari yarigeze agira mu buzima bwe. Yabonye imirasire y'urumuri iza ikikubita ku gikuta cya kiliziya, maze ngo abone ubuzima bwose bw'abantu bwirukira hamwe ku muvuduko mwinshi nk'uw'iyo mirasire. Buri kintu kuri we muri ako kanya cyaranyeganyegaga. Yareba mu maso y'abafungwa bagenzi be akabona buzuye ubwoba. Byasaga nk'aho ibyiyumvo bya buri umwe bihita byinjira mu bandi. Nanone mu buryo butunguranye cyane, umwe mu bahagarariye gereza yaraje abwira bose ko igihano cy'urupfu cyabo bari bakatiwe cyasimbujwe imirimo nsimburagifungo muri Siberiya. Mu munezero utangaje yatewe n'imitekerereze yari amaze kugera ku rupfu, Doste yabaye nk'uvutse bundi bushya. Kuva ubwo icyo kintu cyamugumyemo bimutera kugira indi ngano nshya yo kwihuza n'uburyo yiyumvamo imbaraga. Gusa ntiyari wenyine, ahubwo n'abo bari basangiye urupfu no gukira byari uko. Urupfu ni ingingo ikomeye cyane ku binyabuzima byose, ndetse yakomeje kuba amayobera ku nyokomuntu kuko bitekerezwa ko ari rwo rushyiraho iherezo ku buzima. Gusa gutinya urupfu kwacu, usibye ko bidusunikira mu kugerageza guhungira kure ikintu cyose cyarutwinjizamo, binatuma twirinda kurutekerezaho, ahubwo tukihatira kurwirengagiza nk'aho rudahari, nubwo amateka agaragaza ko twese duhura narwo igihe runaka. Niba uyu munsi turi miliyari 7.5 kuri uyu mubumbe duhuriyeho twese nk'inyokomuntu, kandi bikaba bizwi ko ntawe urenza imyaka 120 mu buryo busanzwe, ibi bivuze ko mu mwaka w'2140 hatagize igikorwa, nta n'umwe uri kuri ino si ya none uzaba ukiriho. Ibi bikazashoboka gusa hagendewe ku mbaraga z'urupfu zaba zakomeje kuganza iz'abantu. Uyu munsi ku isi yose abantu bagera kuri 2739 biyahuye, kuko imibare itangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ritangaza ko abarenga miliyoni biyahura buri mwaka ku isi yose. Ni ukuvuga ko abantu 2739 biyahura buri munsi. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 2021 saa 11 ku isaha mpuzamahanga GMT, COVID-19 yari imaze kwica abantu 5,957,389 ku isi yose. Ni mu gihe cy'imyaka 2 gusa icyo cyorezo cyadutse mu batuye isi. Ni mu gihe imibare dukesha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yo muri 2016 igaragaza ko buri mwaka impanuka zihitana abantu bagera kuri 1,250,000 ku isi. Indwara zishingiye ku isukari nyinshi nka za diyabete n'indwara z'umutima bihitana abarenga 3.5 miliyoni ku mwaka ku isi yose. Mu gihe indwara zishingiye ku guhumana kw'ikirere zica abarenga 7 miliyoni buri mwaka ku isi. Amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu yemejwe n'umuryango w'abibumbye nyuma y'intambara ya mbere y'isi, anafatwa nk'aho ari ryo tegeko nshinga mpuzamahanga. Avuga ko buri muntu afite uburenganzira bw'ibanze bwo kubaho, kandi ko nta kintu icyo ari cyo cyose kigomba kumuvutsa ubwo buzima. Ibi rero bivuga ko ikintu cyose gihungabanya ubuzima bwa muntu ari umwanzi utagomba guhashywa gusa, ahubwo ugomba guhanwa hakurikijwe amategeko yose arengera ubuzima bwa muntu. Bityo urupfu ni icyaha gikomeye cyibasira inyokomuntu kuko kinyuranya n'amategeko. Ariko se kuki urupfu rwicaye amategeko yose, rwo rwaba rufite andi mategeko rushingiyeho ruvogera ubuzima bw'igitinyiro cya muntu? Niba se nta mategeko rushingiraho, habura iki ngo rukurikiranwe haba mu buryo bw'amategeko cyangwa ubundi buryo bushoboka? Murakaza neza muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro
tuzasubiza ibyo bibazo byose ariko tunabagezeho aho urugamba rwo kurwanya no gutsinda urupfu mu bantu rugeze. Ushobora kuba utabizi ariko birashoboka ko mu mwaka wa 2100 abantu tuzaba dufite ubushobozi bwo kurama imyaka 500 cyangwa se inarenga, mu gihe uyu munsi ikigereranyo rusange cy'uburame mu bantu ari imyaka 75. Ibi tuzabibavira imuzi tubibagerera umuzingo. ariko se birashoboka ko urupfu rwakurwaho burundu bikozwe n'ubwenge n'ubuhanga bwa muntu nta mana cyangwa imyuka ndengakamere bigizemo uruhare? Turabibutsa ko iyi ari Inkorane TV ibategurira kandi ikabagezaho ibyegeranyo bicukumbuye ku buzima bwa muntu mu mateka y'ahahise, ibiranga ubuzima bwa muntu mu bihe turimo n'ibimuteganyirijwe mu bihe bizaza, mu ntumbero yo kubamenyesha ibyo mutazi no kubibutsa ibyo mwibagiwe. Iki ni igice cya mbere cy'umuzingo wa 3 twise inzira y'urupfu mu bantu. Umuzingo uzarangwa n'urukurikirane rw'ibice byinshi by'iki kiganiro. Mugire impagarike n'ubugingo.